bwazo ntibutuma zigwira kurusha intama. Niyo mahirwe. Haleluya. Afashijwe. Ubugome n'ubukare bwazo ariko uyu muhanga yaravumbuye we. Yego. Nibutuma zigwira zibura umwanya wo kugwira. Niyo mahirwe dufite. Niyo chance iri aho ngaho. Niyo chance. Ubugome n'ubukana n'ubugizi bwa nabi bwazo nibugwira kurusha intama ariko intama bucyazigwira. Haleluya. Bucyazigwira niyo mpamvu Elisagiraga abana b'abahanuzi. Yego. Abana b'abahanuzi bakatakira ahangahe yari yakatakira hariya. Akagaruka kurohora intorezo yarehemye ya Elisa yarohamye nabo batakiye hirya barimo bagura intama ziragwira. Intama turagwira nubwo amasega afite ubugome ariko ntagwira. Turareba turi bakuru please turareba twebwe tuzi gutandukanya imbaraga ziva ku Mana n'iziva ku bantu. Tuzi kubitandukanya. Tuzi gutandukanya abakoreshwa n'Imana n'abakoreshwa n'izindi mbaraga. Ugira ngo ibi bintu muri mukurira ku bantu ngo muri kubakorera deliverance abantu bagahwera. Umuntu akamara amasaha 20 yahwere yataza aho ari imbaraga mu bayo muri kubashyiramo. Turareba nabo barareba. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbatumye nk'inama hagati y'amasega abangaba biyita ngo naba bishop ngo naba profete bana baye benshi urajya kubona umuntu arasoje secondaire ahise profete ukabona umuntu unaniranywe n'urugo ahise bishop babaye benshi. Rero ndi kwivugira bene abangaba baza biyita amatitire y'abakozi b'Imana. Hazisega inkubita uburozi muri ji ya pome ndanamusuhuje umurozi kazweretse ko mu burozi muri ji ya pome n'umwuka wera isobanura umwuka wera. Mugende mufite ishusho y'umwuka wera. Nimugende mufite ishusho yakiririmbye yataye runaka mugende mufite ishusho y'umwuka wera. Nibwo muzabasha kunetraliza imbaraga z'aya masega. Birasaba umwuka wera kugira ngo unetralize amasega. Imana ishimwe cyane. Isega zitwambuye igihugu zirashaka kudusigira igipangu. Isega zirimo zirashaka kutwambura ijambo zikaduha ijana. Mufate amajana yanyu dusigarana ijambo. Fata ijana ryawe nsigarana ijambo. Afata ijana ryawe nsigarana ijambo. Nakuvumbuye natumwe nk'intama hagati y'amasega. Mfite ubwenge ndasabwa kwirinda amahugu. Imana ishimwe. Reka ngushimire mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko udukurikirana kuri Eva Mama Lionel. Imana y'amahoro guha umugisha niwe waramaze gukora subscribe kandi nawe niba utarayikora nta kibazo rwose ujye udukurikirana duhe comment tubwire mu byo dukora ese twahindura iki twakongeramo iki. Niyo mpamvu rero tugiye kwinjira mu kiganiro ariko ntabwo nakwinjira mu kiganiro tutakiye umubyeyi wacu asuhuze namara kubasuhuza adusengera Imana dutangira ikiganiro cy'uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Muraba neza mubyeyi? Muraho cyane. Yesu nashi ahimbazwe. Imana ibahe umugisha cyane. Turawakiranye amashyi yombi. Ejo Noheli yagenze neza. Ejo twitegura kuyitangira n'uyu munsi twayicayemo turumva tunezerewe kubw'umunsi mukuru twibuka kuvuka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Abantu bari bagukumbuye bibaza ngo mbese umaze iminsi hehe. Buri abantu nyine baba banyotewe kongera kubona ibyiza by'Umwami Yesu bikuvamo. Nari maze iminsi mu isi. Oya Mama Lionel hari ijambo nasonye ngo ntiyari ngo muvuye mu isi ngo mwabonye iki. Yesu abaza abigishwa be avuga ati ariko njye nabonye Satani amanukana umujinya aje mu isi ati ntimwishimire. Nawe wari uri mu isi bari batumwe cyangwa wari uri mu isi uhuze? Iriya jambo ngo nabonye ngo ava mu ijuru asa n'umurabyo. Hari igihe asa n'umurabyo. Gihe rero biterwa n'isi hari isi y'umwuka hari isi y'umubiri. Hari igihe tumujya kumara iminsi mu isi y'umwuka dushaka icyo tuzanira abantu kuko njye sindagera mu rwego ibi bintu mbimenyera ku buryo buri munota naza kuvuga. Bisaba ko njya no mu isi y'umwuka kongera gutyaza. Rero ndumva natyaye niyo mpamvu ngarutse.
amen. kandi intego yawe ni ukuba umwambi usenye byanga byakunda gusenywa nuko nyine ubusongoso utyaye ku buryo aho winjira utoboroka ukaninjirana n'icyo umuntu yegereye cyangwa se n'icyegereye cy'umwambi winjiyemo. Wadusengera Imana tugatangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi cyangwa se inyigisho yacu y'uyu munsi cyangwa se ibyo mwadutumweho uyu munsi. Mwami Nyiringabo, ndanezerewe cyane kuri uyu munsi mukuru wa Noheli. Twari tumaze imyaka myinshi tutayenjoyinga kubera kovide. Tunejejwe nuko isi ifite agahenge ko guserebura Noheli. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya ndagushimiye cyane ko umpaye kwicara imbere y'abantu bakomeye, mvuga ibyawe, mvuga iby'ukomeye kubarusha. Ndasabye ngo Umwuka Wera aganze umuntu wese ukurikirana iki kiganiro ahindurwe n'umuburo. Ndagushimiye kuri Imana y'amaboko, tangirana natwe ugasozanya natwe, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera, amen, amen. Nari maze iminsi ntekereza, hari ikiganiro twatangiye cyitwa twabatumweho. Ndibuka ko twigeze kubiganiraho, numva ndatunguye cyane, ndakoza byose nabyo burya bifite ikindi kintu bisobanuye. Ababonye titire y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nta kindi, ndashaka kugira ngo tuganirize. Hari ijambo Yesu yavuze, mbatumye hagati mbatumye nk'intama hagati y'amasega aryana. Muri iyi minsi iryo jambo nta muntu ntumva nyine akiri, buri muntu wese aza afite amavuta, mpawe amavuta, mpawe amavuta, mpawe amavuta, mpawe amavuta. Imana irambwiye, Iravuze, ibiganza bishyushya, mubanguke tugire gute. Hari amagambo abahanuzi b'abana batakikoza. Ku munsi w'Umwami Imana, ngo Imana ngo yaransize, amagambo mbese nk'ayo yose. Ni amagambo aryoshye nyine abana bakeneye. Kandi abantu barayakeneye nyine, n'abantu bakeneye amagambo abahumuriza, ariko ikibazo ayo ntanahumuriza, nashyeshyenga. Bwa buhanuzi Daniel yavuze ngo mu minsi y'imperuka nzabayobesha kubashyeshyenga. Hari amagambo ashyeshyenga, abantu bibwira ko ari amagambo y'ubuhanuzi ariko arashyeshyenga. Kandi wareba n'abantu bayavuga ko ukabona si abahanuzi batumwe, ukabona ni abashyeshyenga. Icyampa rero n'abantu bakamenya impamvu bicaye kuri ino kamera. Ubundi ni uko imboga zibona abana. Reka nyuzemo aka kantu, umukozi w'Imana, reka nyuzemo aka kantu pe. Ni uko imboga zibona abana. Abantu twari tugize amahirwe yo kwicara kuri za YouTube, abantu twari tugize amahirwe yo kwicara kuri kamera, ariko bahusha intego yabazanye, bahusha amahirwe bari babonye. Urabona aha hantu twari tugize amahirwe yo kubwira isi bitatuvunnye. Aha hantu uburyo twatumweho ntabwo ariko turi gukora. Ubundi izi kamera twari dukwiye kuba ijwi. Ubu nibwo butayu Yohana yaranguruye mu butayu. Ubu nibwo butayu twari dukwiye kurangururiramo, tukaba ijwi ry'urangururira kuri YouTube. Yesu akatwifashisha arangururira kuri YouTube, abantu bagahinduka. Ariko abantu benshi imboga zabonye abana. Ubu hari abantu bafite amagambo aryoshye badafite amahirwe yo kwicara kuri izi kamera. Hari abantu bafite amagambo akiza, n'abanyamakuru batiteze, abanyamakuru bishakira byacitse nabo bavugaho. Kandi burya intego y'ibi byoma twari dukwiye kuba ijwi ry'urangururira mu butayu, abantu bagahinduka, bakanahindukira, abarwayi bagakirira aha. Ariko Imana idufashe. Icyampa uyu mwaka ngiye gutangira simpushe intego yanyicaje aha. Mbisabye Imana n'abantu bankurikiye, nabo ndabibasabye, bamenye intego yatwicaje aha. Kandi nubona umuntu wicaye hano adafite intego yawe, ukamutindeho, kari akanyuzemo. Kandi ujya untungura mubyeyi, ujya untungura. Mubyeyi, ni iki cyatumye abantu bene wacu
bahusha intego ubona ari iki? guhusha intego harimo n'intege nke, kudakizwa, icyo ni icya mbere. Icya kabiri guhusha intego harimo n'inzara. Inzara y'umubiri n'iy'umwuka. Inzara y'umubiri ituma bavuga ibituma abantu bazi bireherezaho abantu, iyo ni inzara y'umubiri kugira ngo ahage. Inzara y'umwuka ni ukutagira icyo umwuka muhaye isi ikeneye. Gatatu ni imikorere ya Satani. Satani aporofitiye mu kavuyo ka YouTube, aporofitira mu kavuyo k'abantu bashaka kuzijyaho, kuko kugeza izi saha nzi n'abantu babigura kugira ngo bicare kuri YouTube. Nanjye ubwanjye mpamagarwa n'abantu benshi, hari igihe mpamagarwa n'abantu barenze 5 ngo hari ibintu Imana batumye ngo bashaka kuza kuvugira kuri kamera yanjye, kuri channel yanjye, ngo hari ubutumwa Imana iduhaye bwo guhande, ubutumwa Imana bahaye bwo guhande, bwo guhitorero irihe yarivuga nti genda ushaka umushumba witwa runaka hagarare mu itorero bivuge. Urumva ikindi harimo n'abantu bashaka kubimenyekaniramo bakoresheje imbaraga z'umubiri. Abantu basobanura imbaraga z'umubiri azikoresha ate mubyeyi? Gukoresha imbaraga z'umubiri, reka mvugisha ukuri, gukoresha imbaraga z'umubiri cya mbere ni ukwishyura umuntu wa channel. Turabizi ko hari abantu bishyurwa kugira ngo akwicaza aho ngaho, izo ni imbaraga z'umubiri. Ikindi kigaragaza ko ari imbaraga z'umubiri, uzancungira umuntu uza kuza kuvuga ngo urugo rwarananiye, ngo umugabo ngo warankubitaga, n'urugero ariko ndi kwitangira, nta muntu ndi gutunga urutoki kuko jewe urwengo rwanjye rurenze kuvuga abantu, kuko sindarangiza ba Dawidi, sindarangiza ba Samusoni bararyoshye, sindarangiza ba Debora na Yayeli, ba Elisa sinakubwira, ba Eliya itishubi sindahavuga ngo marangize, Karumeli sindahasoza, Kagezi Keshoni sindakavuga, hari ibintu byinshi ntaravuga. Kuvuga ibi ngibi ndi kwivugira, ndijwi ry'urangororera hano muri ubu butayu. N'abantu bankurikiye bazamfashe kunsobanurira, ni gute umuntu aza kuvuga ko yashatse umugabo akajya amukubita, akavuga ikubitwa rye, abanyamakuru bati ikiganiro kirashoje akagenda. Intego ni iyi ubundi. Oya mbwira nk'intego byunguye cy'abantu, umuntu ukurikiye ibiyungutse. Harimo imikorere ya Satani. Ni gute umuntu azaka kuvuga ngo natandukanye ngo n'umugabo ngo ndi divorce, ngo umugabo ngo twarananira ngo turatandukana. Irivuga butumwa riri mahanere, ari gushaka nyine abandi bantu bumva, mbese ari kwiyamamaza yuko noneho yasubiye ku isoko. Donc ari kuvuga ko yasubiye ku isoko. None ivuga butumwa riri mahanere, kandi ugasanga n'abanyamakuru bibiyoboka bafite ibinyamakuru by'iyoboka amana bicaje bene abo bantu baje kuvuga bene ibyo bintu. Rero abantu bahushije intego y'ibikenewe, twari tugize amahirwe n'abantu baza kuri YouTube kubicara hano. Reka mbabwire mbakebura, mwaka utaha mwiyubake, mumenye ko ahangaha hari ubutaha Imana yaduhaye ngo turangurure. Profita ureke imvura ikigwa, kuko hari n'igihe bitazakunda ko twongera no kwicara. Hari igihe bitazakunda kandi bizabaho, bitazakunda ko twongera kuza kuvuga aya magambo. None mu gihe wabonye amahirwe yo kuza kuvuga aya magambo, urumva ntuhombye, ntuzaba uhombye. Ibi nabyo byaba ikiganiro rega. Ahubwo ndi kumva nakubaza, none dukora iki kugira ngo umurongo w'ivuga butumwa ryo muri ubu butayu ugende neza, twemere dukenyeze kagashumi, turye bwa buhura, ariko turengeho nubwo turi abana b'umutambyi, turangurure kandi abantu badusange muri ubu butayu bakizwe. Umurongo w'ibu butayu w'irivuga butumwa ni zana Bibiliya, sibyo? Zana Bibiliya, widukangisha smartphone uzurambura imbere y'abantu, widukangisha ibihugu uvuyemo, widukangisha kuri intyoza. Hari abantu bari b'intyoza kabisa, ijambo rivuga ukumva rirasize, ariko dore ngiyi Bibiliya, ngiyi Bibiliya
nicyo kintu nisabira umuntu wese wagize amahirwe yo kwicara hano. Ariko hari n'abafite izindi ntego, hari n'ubikora afite iyindi ntego. Hari abashinze ibindi binyamakuru bafite izindi ntego nziza akavuga ati ngewe nje hano kwigisha abantu gukora imisatsi. Fazari uyu nguyu. Hari uvuga ati ngewe nje hano kwigisha abantu guteka. Ntiwumva aratakuwa amaze. Ntiwumva aratakuwa ngo azi ubwenge. Hari uwaje hano kwigisha icyongereza sava. Ariko ndi kwivutungira agatoki abangaba biyita ngo naba bishop, ngo naba profete, banabaye benshi urajya kubona ukuntu umuntu asoje secondaire ahise aba profete. Ukabona umuntu unaniranywe n'urugo ahise aba bishop. Babaye benshi. Rero ndi kwivugira bene abangaba baza biyita amatitire y'abakozi b'Imana. Mumenye icyatumye twicara hano, byibuze igihe nikigera ntitube tukibasha kuvuga ahangaha uvuga uti byibuze nahabyaje umusaruro. Ntako ntagize byibuze Imana ivuga iti igihe cyawe wagikoresheje neza. Buriya abantu bakoresheje igihe cyabo neza n'izisa bituma tubavugaho ntitubahaga. Buriya Eliya yakoresheje igihe cye neza mu minsi mike yamaze ku isi. Eliya ni umuntu w'umugabo akoresheje igihe cye neza, ataha amahoro n'intwari, arakaze. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Icyo nari nakubashije, Imana iguha umugisha. Nubwo ntabwo abadukurikiye twose twataye intego, ntabwo nayitaye, ahubwo ni ibiba bije kandi bizanwa n'umwuka. Ntabwo ari twe tuba twabiteguye, twe twiteguriye icyo bita isega. Abana b'intama hagati y'amasega aryana. Ese mubyeyi, ubundi isega ni iki? Isega ni inyamaswa. Ubusanzwe isega ni inyamaswa y'inkazi. Kandi yijijisha kandi ikaze. Isega ishobora kwijijisha. Ubundi isega iri mu bwoko bw'imbwa. Iri mu bwoko bw'imbwa, ni inyamaswa iri mu bwoko bw'imbwa cyangwa imbwebwe. Ariko ikitwa isega. Urumva ni imvange y'imbwa n'imbwebwe kandi ari isega. Reka dusome Bibiliya kugira ngo nze mbawe. Nagiye kukubaza none ko Yesu yayikoresheje mu magambo ye, ese yashakaga kubwira abayuda cyangwa se abigishwa yashakaga kubabwira iki? Abigishwa be yashakaga kubabwira ko abatumye. Ariko nubwo abatumye, abatumye nk'intama kandi abatumye nk'amasega hagati y'amasega ngo aryana. Aya masega karagiteri zayo Yesu arazizi. N'abahanga bagaragaje karagiteri z'amasega gaho gato. Ariko Yesu akaba azi karagiteri y'amasega uburyo akaze cyane. Ariyo mpamvu yavuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Mugende rifoferatasiyo. Mugende mufite ubwenge. Kabiri, mutware n'intwaro z'umwuka. Niko byanditse muri Matayo 10:16. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega. Nuko mugira ubwenge nk'inzoka. Kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu. Ariko mwirinde abantu. Ko Bibiliya ivuga. Kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi. Bazabashyira abatware n'abami babampora. Muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko nibabagambanira, ntimuzahagarike umutima w'uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga, kuko muzabwirwa muri uwo mwanya, kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya, kuko atari mwe muzaba muvuga, ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha. Data we. Umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira, n'abana bazagomera ababyeyi ngo babicishe. Muzangwa n'abantu bose babahora izina ryanjye,
ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Imana ishimwe. Aha harimo amagambo menshi twavugaho, ariko genda tunza agatoki ku masega. Yesu yaradutumye, ariko atumara impungenge, donc aratwerurira anyuranya n'ijambo twaje twumva bavuga ngo kwa Yesu biranagana, twihana tuzi ko ibintu binagana ari ibisubizo, ari ibintu bya terebye bo twumva ari ibintu biri bo. Ariko Yesu warangije aravuga ati dore mwabigishwa mwege, mbatumye muri intama. Sibyo? Mbatumye muri intama. Twumvikane, muvuye hano imbere yanjye muri intama. Ubwo mbatumye muri intama, murasabwa kugumya kubazo, please. Murasabwa kugumya kubazo nubwo mbatumye mu bantu b'amasega, bafite karagiteri z'amasega, mu bantu bagambana, mu bantu b'abagome, mu ncakura, mu ndyarya, mu bana bazabagambanira, mu bavandimwe bazabica, mu bavandimwe bazabagirira nabi. Icyitonderwa, mbatumye muri intama, mugomba kwinjiramo mukagumya mukaba intama. Ntibabahindure ngo mube amasega, ntibabahindure ngo mube impyisi nkabo. Ntibabahindure. Mugomba guhaguruka no muri intama, ukarenga igihugu uri intama, ukinjira mu kindi uri intama, ukinjira mu ndaya ukagumya ukaba intama, ukinjira mu bagome ukagumya ukaba intama, ukinjira mu bakurwanya ukagumya ukaba intama, ukinjira mu batakwemera ukagumya ukaba intama, ukinjira mu itorero rimwe ukaribwiriza muri intama, ukarisohokamo ukajya muri indi uri intama, ukaba muri karitsiye uri intama, ukimuka ukajya mu yindi uri intama, ugatura ku gasozi k'abagome uri intama. Mbatumye muri intama hagati y'amasega. None icyo musabwa, mugende mufite ubwenge. Kabiri, mugende mudafite amanyanga, mudafite amanyanga, mudafite ibintu by'amahugu muri mwe. Mugende nta manyanga. Imana ishimwe. Yesu yaravuze ati mugende mudafite ibintu by'amahugu. Udufite abantu baba bahuguza we, munaka ukamuguriza ahubwo akaguyandura n'umusaza ati reka ahubwo ntanga abagabo. Ni ikimenyetso cy'umpinda winyishyuza nabi. Ikimenyetso cy'uko aya mabundi ni iki? Mbega mbatumye nta bintu by'amahugu, nta sheke zitazigamiye. Zirahari kandi umupasiteri sheke zitazigamiye cyane. Yaba amaze kuvuga mugende mudafite amahugu, mudahuguza. Amahugu ari hanze aha, mugende mudafite ikintu cyitwa amahugu. Uza abantu bahugujwe ibibanza byabo, uza abantu bagiye bagira ibyangombwa biri pirate, original barazitanze ahandi. Mugende mudafite ibintu by'amahugu, mugende nk'intama hagati y'amasega. Isega rero Yesu yashakaga kuvuga niki? Zirahari. Kugeza izi saha zirahari, isega zirahari. Hari umuhanzi wo mwisi wavuze ati abayuda duseka nabo, abayuda tubana nabo, isega tubana nazo. Isega zirahari, haba muri weekend, haba ku mubyizi, isega zirahari. Ku manywa na ninjoro, isega mu nsengero zirahari, aho ukorera zirahaba, aho utuye zirahaba. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nubwo mbatumye muri intama hagati. Utagira ngo ni n'isega imwe, ni hagati. Shushanya ariko kuba uri hagati y'amasega aryana. Iri jambo riranakaze. Hari ijambo mvuga nkumva riranakaze, nkumva binashoboka ko ngishyuza abanaryishyura. Kandi bakaba baryishyura. Oya, hagati. Si n'uruhande rumwe, si karitsiyemo, si inyuma, si imbere. Hagati, mbatumye nk'intama hagati y'amasega aryana. Kandi murasabwa kubamo mufite ubwenge. Mufite ubwenge, mutwaye intwaro zose, mudafite amahugu, kuko aya masega azaba afite kata nyinshi. Abahanga bavuze ku masega, ndibuvuge ku bintu nka 4 cyangwa 5 biranga amasega kugira ngo wumva ahantu Yesu yadutumye ukuntu hagoye. Umuhanga umwe avuze ku isega ngo ni inyamaswa igira imbaraga. Igira imbaraga cyane, ntinanirwa. Kandi isega ngo ishobora gukora amasaha menshi itarananirwa. Umva isega ikora amasaha menshi itananirwa.
wumve abantu Yesu yadutumyemo ntibananirwa bakora amasaha menshi naho twebwe turazana ibintu ngo byancitse intege baramvuze barandwanya barananije bangendaho isega yo ninanirwa ahantu Yesu yadutumye ntibananirwa ntabwo bananirwa kandi ikindi isega zikunda kurya no kumena amaraso ngibi ibintu biranga amasega imyuka yabera munsi y'igicaniro iragutakira mwami wera ukuri uzahorera ryari amaraso yacu yamenekeye mu isi ari wowe tuzira uko yagiye niko azagaruka uko yagiye niko azagaruka mwami wo kwizerwa kandi ukuri wasize ukongeje umuriro mu isi waratse cyane uhinduka uruganda benshi banyuzemo baratungana abagabo wasigiye umurimo barinze neza ibyo wababikije bemeye kureka imibiri yabo bicwa urupfu rubi babaguhora Pawulo Petero Yakobo Toma barenganirijwe ubutumwa bwiza Rusi na Roteri na Genebure barenganirijwe ubutumwa bwiza imyuka yabera munsi y'igicaniro iragutakira mwami wera ukuri uzahorera ryari amaraso yacu yamenekeye mu isi ari wowe tuzira hari amasega amenya amaraso yabera ye sinzi kuririmba yo bije sinzi impamvu biba bije ntabwo nkunda kuririmba nkunda kuvuga siko ndi kubona no muri studio mbifite muri bije ndimo ndabyestara umwaka utaha ndashaka kuzaririmba kuko kera nari umuririmbyi ni na dirigente mbifite muri bije umwaka utaha nibinkundira bizaza ariko hari amasega mvuze ko isega zikunda kumena amaraso hari abantu bamenye amaraso bakoreye hagati y'amasega ureke ibi turimo twidegembya twebwe turi kubwiriza tubona kaji kagasha tukanywa ureke ibi turimo twidegembya tubwiriza dufite za smartphone ureke amahirwe turi gukiniramo ubundi hari amahirwe mbona abarokore bari gukiniramo hari abahungu bakoze uyu murimo hagati y'amasega amena amaraso ngeze kuri aha hantu buryo isega zimena amaraso nibuka bakerejwe inkero bahamye bya Yesu muhanuzi Yesaya yihishe mu giti isega zirabibona ko yagezemo zizana urukero ziramukerera acimbukamo kabiri hari abatonowe isega zivusha amaraso hari abo zavushije amaraso twebwe ubu ngubu tuvira imbere twebwe ubu ngubu intama tugenda tuvira imbere nanjye kubaza ngo mbese muri iki gihe ko ndi kumva amasega yabayeho kera akavusha amaraso muri iyi minsi hari amasega agiye arakivusha amaraso n'iryo jambo nanjye kubaza ni cyazo cyo kibazo ubu rero twebwe muri no minsi tumeze nk'abavushirizwa imbere nk'abavira imbere dufite amasega arahari avusha amaraso ariko akagukubitiramo kavira imbere kabwiriza ugafashwa abantu meretse kubwiriza barafashwa hazi isega inkubita uburozi muri ji ya pome ndanamusuhuje umurozi kazweretse ko umurozi muri ji ya pome ngira ngo yarazi ko nta mayiza abiri nzamara ndayarengeje izo ni isega zidukubitiramo Yesu yadutumyemo ngo isega zigira imbaraga zikunda kugenda zigakora amasaha menshi amasengesho ntiziyasiba aho twagiye ntizihayoberwa zamenye naho dusengera zamenye naho turira zikaba zagurira abahotereri batugaburira
zamenye naho turi buteranire ugasanga ikirere bakiroze. Izi zose ni isega zigikora amasaha menshi ntizinanirwa uku kuvusha amaraso babuze uburyo batwica ngo kuko akarengane twe turi gukora mu gihe kitarimo akarengane kagaragara nk'akabara bakuru bacu. Turi mu karengane kari naturere. Umuntu akakurenganya yicaye ku ruhimba ati bari baramutumiye ariko ntavuge. Burya ni isega ibi kwambura ijambo. Ntavuge, ntazongere kuza kubwiriza hano. Ubu arantu tutakemererwa kujya kubwiriza. Nshuti yanjye mudukurikiye. Ubu arantu batatwemerera kujya kubwiriza. Ubu kandi ugashaka impamvu ukayibura. Nta cyaha bagushinja, nta ntege nke wagiyemo, kumva ari isega gusa. Kumva isega yakumungiramo niyo mikorere iriho. Icyo nshaka kuvuga cya gatatu ku ngingo ya gatatu ivuga kuri karagiteri y'isega kugira ngo mvuge ubwoko bw'amasega turi kumwe. N'isega aho ziri zimenye. Ingingo ya gatatu iravuga ngo isega zigira inzara ariko zikunze kuba zihishe. Urumva isega zigira inzara ariko zikazihisha. Ntabwo zizerekana. Akwereka haleluya uraho mwene yo mukozima ndagukunda urabwiriza nkafashwa kandi ahisha inzara. Amavuta we ndakunda nkunda ubwiriza kuri YouTube. Uri kimama kizuri kibaju kandi bwafite inzara yazihisha. Isega ngo zigira inzara zihisha. Isega igakata umuziki ariko afite inzara. Isega ikagusura ikaguhabitana ariko afite inzara. Isega ikakubwira iti mumvugire ngo Imana ariko afite inzara. Izihishe. Iyi ngingo ni kwivuga ngo zigira inzara ariko zikunze kuba zihishe. Ariko uzikubaganije uyikubaganiye umva ihita ziramburika zikwereka. Irazikwereka. Iraramburika kwereka. Iyo uyikubaganije gukubaganya isega nuko irondore gakese. Mubwire se ko Imana iguhishuriye ibyaha bye. Uvuge gakese. Kuzirambura gutya gusa. Kidogo ibeshye isega uyigaragarize uyirondore. Isega ntizirondorwa. Isega ngo nta byaha zigira. Yesu yadutumye mu bantu batemera icyaha. Ujya kumva aratu ati Imana imbabare gufata ibyo ntahawe kandi no mujura ruharwa. Ngo Imana imbabare gufata ibyo ntahawe. Ihisha inzara. Isega zihisha inzara. Isega ishobora kuba yarisha abantu. Nakubaza ni gute abo bantu bihana gutya by'ubupfapfa babihanye ngo bafashije Imana gusarura mu bye. Nukuroga. Ubundi nukuroga barangiza ngo Imana tubabare gufasha Imana gusarura kandi nabarozi. Aya masega rero yoroheje ibyaha avusha abantu amaraso afite inzara zizinze bazingura ari uko igihe ari uko bagaragarije imbaraga zawe. Ugasanga abantu bafite inzara zihishe. Ni amasega afite inzara zihishe ariko yazirambura akazikwereka ugatinyuka ukumva umuntu mu rusengero ngo Imana imbabarire ngo mfata ibintu ntahawe. Imana imbabarire cyo kuraranganya amaso kibaho. Imana imbabarire ngo cyaha cy'urukundo ruke rubaho. Undi habaho urwango n'urukundo. Nibyo ariko ugasanga abantu bashyizemo inyorosho inzara bazihishe ariko ngo uzi kubaganiye gake ugatera haleluya gake ukabarondora gake ibeshye se umurondore muguru uti hane kubwira ati nta muntu uyanisha umupasiteri wa kana we nta muntu uyanisha umuntu muruta ceceka. Ubu hari abantu impano za kurondora zacecetse kubera iki? Kubera ziri gukorera hagati y'amasega. Impamvu Yesu yavuze ngo mugende mufite ubwenge kandi kabiri mutwara intwaro zose z'Imana. Gatatu mugende nk'inuma zitagira amahugu. Mbega mwigira inzanga nko kwigira inzanga. Ubundi Yesu agiragamo akantu k'abanyenduga. Aka kantu k'akanyenduga niyo mpamvu akigishije abantu. Imana imbabare mbuze uko ngasobanura ariko iyo ndebye nsanga ako kadoze karimo. Mbega ngo mugende mufite nk'inzoka. Ngo mugire ubwenge nk'ubw'inzoka. Kuko mbatumye nk'intama hagati y'amasega mujye mwereka ko mbega mujye muzereka ko mutababa ariko mubabaye ariko mugire ubwenge zibacange zizingura inzara zizihisha zivusha amaraso ariko mugende mufite ubwenge nk'ubw'inzoka. Hari n'igihe tuzagaragaza ibintu biranga inzoka nayigira ibintu biranga inzoka burya nayigira ibintu nk'icumi biranga. Ariko reka uyu munsi twivugire ku masega. Yesu yavuze ngo mugende mufite ubwenge mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Ikindi cya kane nshaka kuvuga ngo isega
ntizikunda kugaragara ku manywa unyumvire kuko zikora cyane mu ijoro zigira imbaraga cyane mu ijoro kandi urumva mu ijoro intama kenshi ziba zinaniwe zitaha kare urumva intama zitahira kare ntizishoboye amajoro izo ziriwe zishaka ibyo kurya ziriwe zigokera nyine hano ku isi zijya kuryama noneho isega nijoro kubera ko yo iba igize imbaraga kubera ko yiriwe iruhutse kandi intama rero birayorohera cyane ubundi isega zigaragara ku manywa ariko ngo zigakora cyane mu ijoro doke zirara zipanga gahunda zipanga gahunda ku buryo buke intama zigwa muri gahunda isega zapanze naho ntama tugwa insega zirara muri gahunda zagaragaye ziri muri gahunda y'ubugome bwazo mu gitondo intama zigatunguka hehe zigatunguka mu masega yaraye akora akazi nijoro kandi unyumviriza isega ngo mu rukerera ziboneka gake kuko ziratinya cyane ni ukuvuga ngo iyo umucyo watangiye kugaragara zo zisa nkaho zibomberetse niho hahandi zambara imisaraba n'ibiki yego zikwitamo amakanzu zikajya kukwimika abantu ayiwi ni hahandi isega zitangira kuvuga ziti turabakunda cyane iyo kaze bene data Imana ibaha umugisha hamwe natwe kandi ni isega ni bya Nebukadinezari urumva ni bya Nebukadinezari ikaze bene data Imana ibaha umugisha hamwe natwe turabishimiye kandi ni Nebukadinezari ni wa mugabo wabeshye Dawidi ati nunyicira Goliyati nzaguhemba umukobwa wanjye nzaguha kimwe cy'igihugu mbega bya Sawuli bihiga imigo bitazahigura isega ikubwira ihagarara ku ruhimbi ikavuga iti nagukunze mu cyumweru gitaha nzaguha kositimu nagukunze ejo uzampamagare ngo iki isega ariko mana dufite isega zihagarara no ku ruhimbi zikabesha abantu ibintu zitazakora ariko nino hadutse isega iri ibwira abantu ibintu izabakorera ibesha abakozi b'Imana kenshi kandi wasegawe nawe ni ukuri nkubwiriyemo wigashye ubesha abakozi b'Imana kenshi kandi uhagarara no ku ruhimbi ugahagarara ku ruhimbi ukavuga ibintu uzakora umaze kubesha abantu barenga 20 nzi ubwo abo nabonze abo ntazi sinange urimo warambesha izo zose ni isega n'urugero nari ntanze kandi dutanga urugero rw'ibyo twabonye ntidutanga urugero rw'ibihimbano niyo mpamvu Yesu wavuze ngo izisega ziranatinya iyo zibonye hatangiye kuboneka umucyo iyo zibonye umucyo ubonetse iyo zibonye bubyutse buje abantu batangiye kurondora ziratinya zitangira kuboneka gake uzareba isega ziboneka gake igihe cyo guhimbaza kirangiye n'igihe cyo kwihana kirangiye isega izivuga iti haleluya ndebonye wowe uri onorayini we Imana inyeretse iki unshaka itarangire mbanye ikizi mbega ziza gake iza buri minota 30 ngo amateraniro arangire karakanyuzemo ako karakanyuzemo niyo mpamvu Yesu yavuze ngo batumye nk'intama hagati y'amasega wari wajya kubwiriza mu rusengero wowe n'isega ugataha utayibonye kandi yagutumiye bibaho ugenda bizi kuko ndi Nyiranzaka hamaze iminsi muri ino se isega ikagutumira ishumi gitorero ukagenda ugasanga ntihari ukabwiriza idahari aho izi ikajya muri telefone ikarebamo bayakira iti mbonye nawe mbonye imbwe y'iki imbwiye ko gukije diabete ubyibushye ivuga ko umukije diabete unanutse mubwira ko hari abadayimoni bamwonka batuma atabyibuha Imana mu byibuhije urangije segonderi Imana iguhaye kwiga kaminuza utwite Imana iguhaye kubyara neza donc n'ubuhanuzi ateranyiriza aho ngaho ukabona arimo arabuteranyiriza aho ngaho kugira ngo agaragaze ko ari umuhanuzi kuko isega ziboneka gake karagiteri y'isega Yesu yadutumyemo ziboneka gake narangiza nkajya ntayisega ntayibonye kandi yantumiye hari amasega Yesu yavuze ngo mbatumyemo ahubwo ikibazo wantama utumwe hagati y'amasega uri gukora iki profitira muri aka kavuyo k'amasega uhandura abantu izo nzara uzivonagure izo nzara bahisha umanyure gishaka kibe izo nzara bakunjura ari uko ubiyeretse gakunjura randuramo izo nzara kuko aya masega tuje kwagurukira muri 2023 yenje guhangana n'amasega nige mushiki wa Eliya
ntahari ariko nje guhangana n'amasega. Yahanganye n'abahanuzi ba Bayali ariko umwaka utanje guhangana n'amasega. Uri we wese nje kukubahuka ndi mu mwuka. Mwigumya kwica abantu duhari. Mubicisha ko mufite amafaranga yo kuyobora amatorero no kuba abashumba, mwigumya kwica abantu duhari. Mwaraducashashesheje igihe kinini ngo mufite amatitire ariko dusanze amatitire ahetse amasega. Please mwikwica abantu b'Imana duhari. Yesu yaravuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Mugenda mufite intwaro. Twasharije rero, tumanutse mu mwaka utaha twasharije. Uko muboneka gake muje kuzingura inzara byarangiye, murasohoka. Bintu ni bibiri, murarekura kuko tuje turi umuriro. Nje ndi umwambi usenya narabivuze. Mugenda mufite intwaro, turazifite. Twabavumbuye karagiteri zanyu muboneka gake, mukora cyane ninjoro. Ubuse reka mbabwira abantu badukurikiye. Ubu tuyobe ko hari amasega ashumbye afite izindi mbaraga. Turareba, turi bakuru. Please turareba, twebwe tuzi gutandukanya imbaraga ziva ku Mana n'iziva ku bantu. Tuzi kubitandukanya, tuzi gutandukanya abakoreshwa n'Imana n'abakoreshwa n'izindi mbaraga. Ugira ngo ibi bintu murimo mukurira ku bantu ngo muri kubakorera deliverance abantu bagahwera. Umuntu akamara amasaha 20 yahwere ataza aho ari imbaraga muri kubashyiramo. Turareba nabo barareba. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Ufite ubwenge kuko mbatumye nk'intama hagati y'amasega. None se wambwira gute isega igukoraho gutya gusa ikagukoraho gutya gusa? Ukamara amasaha 24 wahwereye ngo ukorewe deliverance, bikagukurizamo kujya uhora uhwera, ugakomereza aho ngaho uhwera kandi utarahweraga. Izo singaruka z'amasega Yesu yadutumye ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Aya masega agira inzara zihishe, aya masega avusha amaraso, aya masega agaragara gake ariko ahagaragara akaza agakora ibintu bimeze gutyo. Dore icya gatanu kiranga isega, ngo isega ni inkazi kandi zirusha imbaraga intama. Isega zirusha imbaraga intama. Wumva ukuntu Yesu nawe yadushoye. Reka zinazirusha imbaraga. Buriya ikintu kiri kukuvusha amaraso kandi noneho cyo kimaze igihe kiri gushaka imbaraga. Weho umaze igihe uri gushaka ibikubeshaho cyangwa se uri gukorera Imana cyangwa uri mu byawe wihugiye kubera ko nyine uri intama ucesha bugufi. Nta nubwo ugirize ushaka wiga kuba warwana, ariko zo zimara igihe zihisha inzara zinashaka imbaraga ngo zigira imbaraga nijoro. Yego urumva ngo ni inkazi kandi zirusha imbaraga intama, ndetse ntiziribwa. Ariko ubugome n'ubukare bwazo ntibutuma zigwira kurusha intama. Niyo mahirwe. Haleluya. Nafashijwe. Ubugome n'ubukare bwazo ariko umuhanga yaravumbuye we. Nibutuma zigwira, zibura umwanya wo kugwira. Niyo mahirwe dufite, niyo chance iri aho ngaho. Niyo chance. Ubugome n'ubukana n'ubugizi bwa nabi bwazo nibugwira kurusha intama, ariko intama bucyazigwira. Haleluya. Bucyazigwira. Niyo mpamvu Elisagiraga abana b'abahanuzi. Abana b'abahanuzi bakatakira ahangahe, yari akatakira hariya, akagaruka kurohora intorezo yarehemye, Elisa yarohamye, nabo batakiye hirya barimo bagura. Intama ziragwira, intama turagwira. Nubwo amasega afite ubugome ariko ntagwira. Mana ishimwe ko atagwira, ariko intama zo ziragwira. Ntama mwe, ntama ho muri muhaguruke twatake 2023. Ntama mwe muhaguruke twatake amasega. Yafashe ijambo. Aya masega yazamutse mu mbaraga z'amafaranga, batuburiye benshi, bamaze gukuramo amazu n'amamodoka, bafite ibintu biratana. Isega ntizishaka kuba mu rusengero, zirashaka kuba muri biro. Si bibyo nibiki? Isega zifite ama office ntizishaka gukorera mu nsengero. Uzisange muri office. Isega zisangwa muri office ntizisangwe mu nsengero. Izi office ubundi bite byazo. Kwizo office nazo dushaka kuzikinga twibereye. Isega ishaka kugaragara mu biro ntigaragare mu butayu ngo igira imbaraga. Muri kumva amantama mwe ahantu Yesu yadutumye, mugende mufite ubwenge, mutwara intwaro z'Imana, mugende mu inuma zitagira amahugu. Mwana mwe namwe Uwiteka ari kubabwira ngo mugabanye amahugu,
mugabanye ubucakura, mugabanye imitwe, mugabanye, mugenda mufite ubwenge, mutwara intwaro z'Imana kuko isega zagaye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo mugende mufite ubwenge, mutwara intwaro zose z'Imana. Imana ishimwe cyane. Ndumva ashaka mukanya gusenga isengesho rimanyagura inzara z'amasega, ndazirandura pe. Ndumva ashaka gusenga isengesho risohora amasega. Ndumva ashaka gusenga isengesho rituma intama zaguka. Ibaze aho Yesu yavuze ngo mutware intwaro zose, sibyo? Zose hatabuzemo na kamwe. Kandi mugende mwitsimbye ikintu cyitwa ubwenge. Mugende mumeze nk'inuma, nk'inuma zitagira amahugu. Mugende muri inuma. Inuma ni umwuka wera, isobanura umwuka wera. Mugende mufite ishusho y'umwuka wera. Nimugende mufite ishusho y'ikiririmbyi yataye runaka. Mugende mufite ishusho y'umwuka wera, nibwo muzabasha kunetraliza imbaraga z'aya masega. Birasaba umwuka wera kugira ngo unetralize amasega. Imana ishimwe cyane. Mutagira amahugu Mama Lionel, amahugu nibutse kuntu abantu haraba, ariko reka tuzavuge ku nzoka n'intuza n'inuma, tubihurize tubizamukiremo, tumenye ngo inzoka zigira ubwenge. Ariko noneho yego, noneho ariko zino numa zo z'amahugu hari uguhuguza, hari no kwibagirwa ibyo watumwe, intego y'urugendo, ugatangira ukinjiramo ugasanga wari intama ariko wahindutse manyanga, wahindutse papa mahugu, uri mama mahugu. Iyi sega ikagutera urwara, ikakwanduza imico yayo, ikagutera urwara, ikagukuramo kwirinda, ikagushyigiramo amanyanga. Iyi sega ikagutera urwara, ikagukuramo ijambo, ikaguhijana. Erega izi sega zigira n'amafaranga. Nkubwire isega imwegeze kumbwira iti ndashaka gukorana nawe mu mavuta yawe. Nzajya sinzabavuga mu mazina ariko nzajya mbavamo bimenye. Nuwaratekerezaga kunyitiranya amenye ko jewe ntari isega. Isega imwe mwegeze kumbwira iti Mama Lionel, urabona nta titiri ufite. Ufite amavuta ariko nta titiri ufite. Ndashaka ko dukorana muri ubu buryo. Giye mpanurira abantu. Niko akazi kanjye, nicyo kinzamuye, nicyo gitumye urusengero rwuzuye. Ndashaka abakire ko nzajya mbagwa nkakubwira ibyo nabahanurire nawe ukabibahanurira. Nzajya nguhembera icyo. Nzajya nguha umushahara wo gukonfirima ibyo nahanuye. Nkabikubwira amazina, nkakubwira ido nito, nikagira inkuru tuzakorana gute. Nzajya nkubwira amazina y'umuntu, nkubwire n'amazina y'umugabo kugira ngo umwereke ko urebayo. Nanababwire katazamasega. Zibanza kumenya ibisekuru by'iwanyu, zikamana kubahanura zibyitwaje. Runaka mwene runaka na runaka. Kandi n'ikimenyimenyi kwitaragusangira ngo ukire umutwe. Katagusi kubikamo ngo neretswe iki. Nzajya nkubwira umuntu igihugu avuyemo, nkubwire ikindi gihugu azajyamo, nkubwire amakuru urugendo, nkubwire. Hanyuma nindangiza giye nzajya mbiguhembera. Nzajya nguhembera icyo kintu. Urumva abantu Yesu yadutumye. Ndangije namwe ndi rero baragushutse. Jewe natumwe hagati yanyu, nzi kubabamo. Nababayemo nshonje, Imana iranyihera. Nakoreye Imana muhari nimwanyibukira nyibukira. Muri iki gihe nyibutse impaye amata ntabwo nzisubiza kuri mukaru. Muri iki gihe nzamuye sinzisubiza inyuma, haze inyuma bitewe no gukorera mu kwaha kw'amasega. Muve mu kwaha kw'amasega ntama mwe, tuzamuke tuzabone gakondo yabera, tudafite ikizinga n'umwunkanyari. Mwirinde izi nzara zisega. Mwirinde inzara zisega kuko barabakuramo ijambo babasigira 100, ariko ijambo arijyane. Usigara uri igikanka, wari kuzahindura abantu 500 natumuhindura abantu 5. Wikwemera ko guhindurira abantu 5 bafite amafaranga, Imana ari kuzakubakaho urutare rw'abantu 500 wahinduye mu gihugu cy'ijuru kazaka nk'inyenyeri, kuko abantu bahindurira abantu benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri. Wikwemera ko isega ikwambura umugabane. Izi sega zirimo zirashaka kudutera umwako. Erega muka Potifari buru yaraje nk'isega. Yaraje nk'isega gushaka gw'igipangu nako ntacye Yosefu. Yosefu aramubwira ati please jewe nje mbizi kuri isega. Je ndi intama. Iyareko riranyereka kuzayobora igihugu cyose. Windambika igipanga imbere n'inzu ndabona igihugu. Isega zitwambuye igihugu, zirashaka kudusigira igipangu.
isega zirimo zirashaka kutwambura ijambo zikaduha ijana. Mufate amajana yanyu dusigarane ijambo. Fata ijana ryawe nsigarane ijambo. Afata ijana ryawe nsigarane ijambo. Nakuvumbuye natumwe nk'intama hagati y'amasega. Mfite ubwenge ndasabwa kwirinda amahugu. Mana ishimwe. Yesu avuga iby'iminsi y'imperuka kwizabiruhije. Yabwiye abigishwa bose kujya bahora basenga. Gusenga gufasha umuntu. Gusenga yewe gusenga gukingura ijuru. Gusenga gufasha umuntu gukiza imibabaro. Gutera ibyiringiro mu mutima w'umuntu. Gusenga gufasha umuntu. Dore mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Mugende mufite ubwenge mutwara intwaro z'umwuka. Gusenga gufasha umuntu. Bazaba ngababamora bazabarenganya. Nkuko bamugiriye niko yabasezeranije. Gusenga gufasha umuntu. Cyamara nzaba umuhanzi. Imana ishimwe. Mbatumye nk'intama hagati y'amasega. Ndumva nasoreza aha. Intama mwumvise, amasega mwumvise, katazanyu twazivumbuye. Mwaraje mufata hanini, ariko intama twamenye ko zigwira. Mwafashe hanini ntimwagwira, ariko intama ziragwira. Nubwo mwakoresheje umuvuduko mwinshi ariko ntimwagwiriye. Imana yarebye ibona mugwiriye intama twazahagwa. Niyo mpamvu intama twaragwiriye. Kandi no mu ijuru ngo abagezeho baragwiriye. Baranezererwa umwana w'intama. Abandi turi mu nzira, muze mwisigara tujye gusingiza umucunguzi. Bantu mwatumwe nk'intama mu masega. Mumenye ubwenge, mumenye katazuye umujyi. Mumenye abantu bazanye imbaraga zidasanzwe. Umuntu arazana imbaraga zo mu barangi agashaka kuba umusitari agahanura mu izina rya marayika. Tugategereza ko asengera abantu mu izina rya Yesu tugaheba. Abantu basize imbaraga z'amasega bari gukorera mu mbaraga z'amasega. Inzara bazikunje bakazikunjura baje kubeshya abantu. Mucane ku maso. Ntama mukorwe ku maso. Mumenye ikirere turimo uko kimeze. Kirimo amasega yatatse aryana. Aya masega araryana. Aya masega afite imbaraga kuko yaje kera. Ahantu tugeze dusanga amasega arahageze. Turagera ku muntu tugasanga amasega arangije kumubwira ibitari byo. Kugira ngo tuzahumanura abana amasega ahumanije birasaba izindi imbaraga. Nuko Yesu yavuze ngo mugende mufite intwaro z'umwuka. Pani z'amafaranga, pani z'amamodoka, pani z'ubusitari, ni intwaro z'umwuka kugira ngo duhindure. Mana ishimwe. Numva nasengera abantu. Numva nakubita imbaraga z'amasega hasi nkazikura inzara. Nkazamura izina ry'Uwiteka intama zikaguka zikagwira. Mana Nyiringabo, dushimye izina ryawe. Waradutumye udutuma ahantu hakomeye, ariko turagushimiye ko utadutaye. Waduhaye imbaraga. Uturi inyuma udusapotinga. Duhuye n'amasega yicaye ku ruhimbe. Duhuye n'amasega agendana amazi aroze. Duhuye n'amasega agendana ibiganza bihumanya. Duhuye n'amasega asambanya abayoboye. Duhuye n'amasega afite izindi imbaraga akoresha kugira ngo abantu baziyoboke. Niyo mpamvu bavuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'ayo masega. Mugende mufite intwaro, mufite n'ubwenge. Aya masaha nsabiye intama uziha imbaraga zo kudahuguza. Batwara intwaro zose z'umwuka atabuzemo n'imwe kugira ngo tubashe kurwana. Urugamba ruraremye. Tugeze mu ikoni, tugeze mu rugerero aho duhanganya n'amasega. Tugeze aho duhanganya n'amasega. Hadakenera muri n'ibibindi gusa, hadakenera ibuye gusa, hakenera izindi ntwaro. Nsabiye intama z'Imana, izindi ntwaro zo kunesha. Bamaze iminsi barwana ariko kunesha kwarabuze kubera inzara amasega afite. Sabye kunesha. Gwiza intama. Mwami Nyiringabo, abamaze igihe bari mu ishyamba batagaragara, ntangiriro z'umwaka nibagaragare. Bo bike bamaze iminsi bakora mu kirere cy'ishyamba nibagaragare kwa Jinara Yesu. Kuko kwe kwiza kubane natwe. Umuntu wese wakurikiranye iki kiganiro musabe kugira imbaraga akamenya ko ari gukorera mu masega. Isega zifite ubushobozi bwo kurira indege zikajya mu bihugu zishaka. Isega zifite ubushobozi bwo gukoresha ibiterane bakayobya intama zawe. Ndasabye ngo ugwize intama, gwiza imbaraga mu bantu bawe. Urakoze, turagushimiye kuri Imana ibikorera kwiyubahisha. Mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen.